teraniro abona hari umugore ucuruza agahomba, abona hari umugabo ucuruza agahomba, abona hari uwishyurira abana ntibagira ubwenge, abona afite ukuboko kwa nyunyu. Ntashaka kuzarongora adakoye, akeneye ubukwe ariko yanyunyutse iki? Hari ibyo wanyeretse jewe se? Ukuboko mfite, ukuboko ntabwo gukora k'uburyo. Nabonaga bizirikanye ngewe, nabonaga bizirikanye tukarambura gutya. Mushumba genda ugakoreho. Sinkuzi ntunzi, ariko Imana irakuzi gutwo nkuzi. Hari umuntu wakubabarije umutima, na nuba cyakubabarije umutima, ariko Imana irambwira gushumbushisha. Kozi w'Imana uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari impamvu. Ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Ariko mwagize ishyari cyangwa mufite ishyari mwe? Arakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Yamubonye hehe? Imuhagurutsa hehe? Imushyira imbere y'abaki? Imukiriza imbere y'abaki? Imbere! Wasanze TUT. Ya umushumba Profete amavuta menshi cyane akomeye, Imana imuha umugisha. Umushumba nemera amavuta y'Imana yamuriho n'Imana imukoresha cyane. Abo twarumwe ku cyumweru nongeye nagarutse, Imana ibaha umugisha. Murabona we aracyari muto, ndimo ndasaza ngenda gake, ndimo ndasenkanika ngiye kugira muri 60, ariko nanjye Imana iri kumwe nanjye. Mwavuze cyane ngo amen. Ni umushumba rero nubaha, nemera rwose, nemeye siga n'umushyitsi ndavuga nti bampamagaye ndagiye. Imana ibaha umugisha. Najyaga mbakurikira buri gihe ibyo mukora mbakurikira. Rero ubwo duherukana nabwiye ijambo ngo Imana iguhinduriye izina. Uyu munsi ndashaka kuvuga ibintu bikomeye, ariko si ukuvuga ahubwo ni ukukubwira ibintu bikomeye Imana yampaye. Ndi kumwe n'umuvandimwe dukorana, uriya musore mureba duhora dukorana buri gihe, kuko dufite channel YouTube dukoreraho, niwe tubana, n'umwayiti wanjye buriya ndamukunda, yitwa Rodrigue, ni inshuti yanjye cyane. Kandi naramubwiye ko natankuraho iby'ubugingo n'ubukire ntazavuge ngo sinamubwiye uko bigenda. Nawe nasanze agira inyatsi atazi gutanga icyo ari cyo, ariko yamaze gukizwa. Kuko ihame ryo gutera imbere ni ugutanga. Iyo utarigira ntacyo upfa ubonye, kuko nta kindi. Kandi buri gihe mujye mukunda ikiganza kiri hejuru. Ubundi buri gihe icyakira gihora munsi, gitanga gihora hejuru. So iyo udahora hejuru akenshi buri hasi nyine. Ariko yarabikamiritse, yarabimenye, yari umwadeperi wagwebuye, yarakijijwe noneho. Ndakubeshyeye Rodri, kandi ntuzabikatinge. Asifiwe Bwana. Abaraha ku cyumweru mbare muzamura ibiganza ndebe karo bagihari mbona uko mbivuga. Aha, hari abashyashya ndacamo nihuta. Twabonye ko Rasheli wari ugiye kubyara, ariko ajya kubyara, arangije mu kubyara kwe abarimo arapfa. Akimara gushyira umuhungu hasi amwita Beni Ono, bisobanura ngo umwana wo mu mubabaro wanjye, the son of my sorrow. Akibivuga Yakobo arahindura uwo mwanya kugira ngo na Rasheli atazapfa atabyumvise, ahita amwita Benjamin, bisobanura the son of my right hand. Umnyina aramwise ngo n'umwana w'umubabaro, ariko se amwita umwana w'iki? We kuko kw'iki? Kw'iburyo. Kuki yavuze gutyo? Niwe mwana mu bana 12 bonyine wavukiye mu gihugu cy'isezerano cy'iwabo, kuko yavukiye hafi y'Ibeteri, aho Imana yamubwiriye ngo nzagendana nawe, sinzagusiga, sinzaguhana nta buryo nkubwiye. Urumva umwana waruvukiye mu gihugu, umudamu utari ufite amakuru, ariko yazize iki? Mwihunguka hava kwa Labani, yibye ibigirwamana.
ndetse Labani ngagiye kubishaka umugore akicaraho. Igihe cyose ubundikira icyaha kizakugiraho ingaruka. Nashimiye umushumba Profeti, Imana iguha umugisha. Ahantu hose hari ibyaha hazamo akavuyo. Imigisha yose wabona yagombye kubanzirizwa no gukiranuka. Haleluya. Ubundi ijambo gukiranuka ni uguhora urwana no gukiranuka. Rero ayo magambo byatewe n'iki? Hari abantu bafite amazina mabi ashingiye mu mateka, ashingiye mu mibereho, ashingiye mu buzima, ari ugasanga ayo mazina. Rero ku cyumweru Imana yarantumye ngo ibahinduriye iki? Ko mutavuga iki? Uwari warahombye agacuruza, utarakoze uko akabukora, avuga ngo dore wa mukobwa ngashaje atarongoye. Imana rero suka ibigenza, iravuga ngo ahubwo wa mukobwa invitation yabonetse. Uyu munsi ijambo nabazaniye rigaragara muri Luka ibice 6 n'umurongo wa 13, ngira ngo nihuta cyane. Dore ku murongo wa 6 ntabwo masoma niho shaka. Yesu yinjira mu rusengero ku murongo wa 6 muri Luka, aravuga ngo nuko ku yindi sabato yinjira mu isinagogi arigisha, asangamo umuntu unyunyutse ukuboko kw'iburyo. Unyunyutse iki? Amasaha yatugendanye ntabwo tuhatinda. Ukuboko kw'iburyo. Murongo wa 14, umurongo wa tumanutse reka mpasome nta kibazo. Abanditsi n'abafarisayo bagenza Yesu ngo barebe uko amukiza ku isabato, babona uko bamurega. Ngo ariko amenya ibyo batekereza, abwira uwo muntu unyunyutse ukuboko, aramubwira ngo haguruka, hagarara hagati y'abantu. Arahaguruka, arahagarara. Nuko Yesu aramubwira ati, arabaza ati, ndabaza yuko amategeko yemera ko gukora neza ku isabato cyangwa ko akora nabi akiza umuntu cyangwa amwica? Abararanganyamwe amaso bose, abwira wa wundi ati, rambura ukuboko kwawe. Arakurambura kurakira, maze azaranwa n'uburakari, bajya inama yo kumugenza. Imana itugire neza cyane. Ndashaka kura nk'amagambo nk'umwigisha agera kuri 6, cyangwa niba ari umugabo ariko ngo Yesu yaje ku wundi munsi wo gusenga. Bivuze ko umunsi yaje icyo gihe ntiyamubonye, ariko umunsi Yesu agarukiyemo yaramubonye. Amina, amina. Bivuze ngo ubushize ushobora kuba waraje ntubone Imana, ariko uyu munsi urabona Imana. La kota mandesaya lole pifola la sayimo. Mubyumvira ijambo uko rimeze. Ni ku yindi sabato, ni ku wundi munsi. Ushobora kuba utarabonye Imana ku cyumweru, ariko uyu munsi kuwa kabiri Imana ukayibona. Mwavuze ngo amina. Ubwa mbere yaraje ataha ukwara, ariko ubwa kabiri agarutse ahura na Yesu umwana w'intama w'Imana. Ye baba ngo amubonamo. Ndashimira Imana kije ibona umuntu mu bantu. Ntago mukumvise. Imana igigira gute? Ibona umuntu hehe? Mbabwira n'akandi kantu k'Akanyarwanda ka kera. Ubundi y'Imana ishaka gukiza rubanda, igushyira ku karubanda. Imana ishaka gukiza rubanda, Imana ishaka gukiza rubanda, iguhisha ku karubanda. Ku karubanda ni ahantu hose umuntu areba akakubona. Kuki Imana igushyira ahagaragara? Ni ukugira ngo uzakurwanya wese abantu bose bazamurebe. Kikuguhishe mu nzu bagusangayo. Ubundi uzare umuntu wese Imana igiye gukiza, hari ahantu ahagarara, abantu bakamugiraho ijambo, abandi bakavuga, abandi bagasakuza, ariko Imana ikamushyira hafi aho ngaho, kuko niho ikurindira. Ikurindira abantu mu bantu, ikurindira ibisimba mu bisimba. Haleluya, haleluya. Niyo ibyakubayeho byakakwishe, ariko Imana yakuhishe mu bantu. Ngo arangiza musangamo. Ndavuga amagambo ya gihanuzi atatakomeye. Icyambere, araje umunsi yagarutse yaramubonye. Nkundira ngo nanjye Imana uyu munsi mbone. Vuga ngo Imana imbone. Vuga ngo Imana imbone.
byatura cyane uko Imana mva mu kanya ngiye guhamagara profete duhagare ntabwo ndi butinde ndashaka ngo Imana igire guteyemwe ku yindi sabato ntiyari yamubonye hari icyumweru waje ntiyakubonye hari indirimbo wahimbye ntiyakubona hari amaturo watanze ntiyakubona ariko Yesu umwana w'intama w'Imana haleluya haleluya warangije amubona mu bantu amubona hagati y'abantu amubona mu cyerekezo cy'abantu amusanga abantu bari umugisha ndayishira ku kuboko yozotora masika mushumba wanjye yamubonye hehe yari mu rusengero ariko ari hagati y'iki y'abantu mvugira ngo nanjye mwama mbone hagati y'abantu avuga ngo nakiriye kubonwa n'Imana hagati y'abantu avuga ngo nakiriye kubonwa wenda bigenza nk'umwuka byaramwe uraho ndebera uwo mugabo ariko ntugire byinshi umubwira murebe gusa ko ntumukoreho kubera covid bamundebe uzi ko uyu mugabo akaboko k'iburyo n'akaguru bizirikanye chef akaboko kari kazikanye n'akaguru uvuga ngo nta kugenda kwari kuriho nta no gukora kwari kuriho vuga cyane ntago mwumvise nabonaga bizirikanye akaboko kararwaye haryo wanyeretse jewe se ukuboko mfite ukuboko ntabwo gukora k'uburyo nabonaga bizirikanye ngewe nabonaga bizirikanye itukarambura gutya mushumba ngenda ugakoreho niyo Imana imbwiye musiga mushyiraho amazi gakoreho gusa ngenda hanura ibitangaza n'ibya lokuta la masandora lelebuwa yarazirikanye zana amavuta umukorera igikorwa gikomeye kandi Imana igiye guhita uguha umugisha musore wanjye bagusuzuguriye ubwo bumuga kandi nawe ubwawe wari umaze kwicyo mu gifaransa kwisuzugura burundu kwisuzestima kwimanura ndetse wanze no gukunda kuko ubona ko urugutarashobora samandere kosi Imana ikubone wahombye amahirwe 3 nawe urabizi haraho nkubeshyeye ntabwo nyavuga yose ariko ndimo ndabona nabona guziritsa akaguru bifatanye amagambo ariko reka mushumbaza kwereka nibura ahangaho umenye ko hari Imana ishobora byose imubona mu bantu Imana igiye kukubona mu bantu yamubonye mu bavuze ngo azapfa atarambuye ukuboko yamubonye le costipae kumushumbaza ntiwicare wikwicara hagarara ntacyuba nurunduka turagufata hagarara aho ngaho Imana imubonye he siwe wenyine ndimo ndabona ibintu bikomeye hano ndimo ndabona ibintu by'imbaraga bidasanzwe muvandi niba hari umuntu ugiye kuzagira akamaro abavuze ibyo bintu uri uwa mbere wumvaga kwiga wabiharira abandi uragomba wige uragomba ukore kuko Imana ivuganye imubona he Yesu yinjira mu rusengero ubu ni ubwa mbere uje mu rusengero se Mana we nawe ndarahiza ukuri uyu munsi Imana irakorana nawe bitangaza uyu munsi ni umunsi wo kwinjira mu isezerano ngo Yesu yinjire zakotara masita talama yabo vuga ngo Mana ndagushimiye ko mbonye mu bantu Mana ndagushimiye ko mbonye mu bamvuze zokeri arabasike tayi morefa ngo aragenda aramwitegereza ndagira ngo ubu genda gake ndagenda ubutembera ariko ntuvuge tembera gukuye muri Kigali tembera gukuye mu ntara tembera
hariya ntuhegere ni kure, tembera takosimandeyabo. Rambura ukuboko wakira umugisha wawe, rambura ukuboko wakire viza wigendere, rambura ukuboko ufite amasezerano, rambura wigere imbere, kuko Imana iravuze ngo iragukijije ku bintu byose. Hokepa bakunda Imana mutera haleluya, abemera ko Imana iri mu ruyo. Udakora ikosa ryo kwicara umushumba ataraza, ntukore iryo kosa. Bugendagenda nkara hafi y'ura mu kameramani, ntukore ikosa ryo kwicara umushumba wanjye ataraza. Nta kibazo bagendagenda, ariko ugende nko hepfo ntugire abantu urangaza bakureho mikorofone, ubugenda hariya mutamwa kureho mikorofone abagenda. Ni ibintu bikomeye. Umushumba agiye kuzana amavuta, nicyo kintu kigiye gukorwa, kuko uyu munsi hari umunsi bayagusize. Ndasabira umuntu wese uri hano yemere gusigwa amavuta mu buryo budasanzwe. Oh haleluya, haleluya. Ngo aritegereza mureba mu bantu, ngo aritegereza mubona mu bantu, ngo aritegereza aramureba. Ayiwe amureba hehe? Hagati y'abavuze ngo kuko ni kurambuka, abavuze ngo ntazabyara, abavuze ngo ntazagira akazi, abavuze ngo ntazagira ubuzima, abavuze ngo apfuye ashaje, abavuze ngo nta bwenge agira, abavuze ngo nta cyerekezo agira, abavuze ngo iyo byararangiye, abavuze ngo nta buzima. Yesu amubona hehe? Vuga ngo nanjye Imana irambonye mu bantu. Imana ikubonye mu bacuruzi guhaye umugisha. Imana ikubonye ayiwe mutera haleluya. Imana ikubonye hagati y'abavuze ngo ntibyemera. Ntabwo ari abantu bamwerekanye, hari abantu banyurwa nuko waga umukuri, ngo ariko Yesu ku wundi munsi arinjira. Kozi yicarire noneho. Mushumba ninjira aho nakuza imbere, icara aho ngaho. Ibyawe byarangiye, ibyawe byarangiye. Nta muntu uzajya gukora inama ku buzima humura. Ijuru ryarangije inama yaryo, kuko Imana imubonye mu bantu. Nimuncurangira akazi kigatoya ngo ubwe neza. Yesu mwami, amavuta y'Imana manukire ku buzima bwawe. Holy, holy Adonai. Holy, holy Adonai. Holy, Lord, we lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. Lord, we lift your name on high. Holy, holy Adonai. Oh, sing me, holy, 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 holy Adonai. Holy, holy, holy. Lord,
wese akinjira ngo yari atararambura n'ijambo ry'Imana ngo abaganirize, mbere na mbere abona umuntu wicaye mu iteraniro ngo amwitegereje asanga afite ukuboko kwanyunyutse, icyo bita kutagira umugisha wo mu biganza. Kandi Imana yantumye uyu munsi wa none, haleluya, Hallelujah. mubwire ngo Imana irekuye umugisha wo mu biganza byawe. Imana irekuye umugisha wo mu biganza byawe. Vuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Vuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tubivuge inshuro eshatu. Vuga ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Bisubiremo ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Bisubiremo ngo ndakiriye mu izina rya Yesu. Ngo yinjiye mu iteraniro, abona hari umugore ucuruza agahomba, abona hari umugabo ucuruza agahomba, abona hari uwishyurira abana ntibagire ubwenge, abona afite ukuboko kwanyunyutse. Riyakosamana haramubona. Hari igihe abwira umusore ngo yatinze kuzana umugore, ukagira ngo umugore yaramwanze, ahubwo ni ukuboko kwagize gute? Kwanyunyutse. Ntashaka kuzarongora adakoye, akeneye ubukwe, ariko yanyunyutse iki? Reka nkubwire ikintu gikomeye. Muri karitsiye bazi intambara zawe, ariko mu ijuru bazi igisubizo. Abavuga bavuga intambara, abavuga bavuga amagambo, abavuga bavuga ibyo bashaka, ariko Imana yantumye uyu munsi wa none, haleluya. Murabanza muvuze akaruru cyane, haleluya. Imana yavuze ngo ikurambuye ukuboko. Imana yambwiye ngo ikuramburiye iki? Ukuboko. Lord, we lift your name on high. Holy, holy, Adonai. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name on high. Lord, we lift your name on high. Holy, holy, sing it again. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name on high. Hallelujah. Lift your name on high. Holy, holy, Adonai. Lord, we lift your name. Lord, we lift your name. Imana irimo iragenda hagati muri iri teraniro. Lord, we lift your name on high. Holy, holy, Adonai. Olakaya basi. Ngenda tunguwe. Ikintu kintunguye, nari nzi ko imigongo irwara abakecuru n'abagore babyaye, ntabwo nari nzi ko n'abasore bato barwara umugongo. Njye birantunguye. Umuhungu wa gatatu bimeze gute? Waravunitse n'impanuka byakugendekeye gute? Mwabonye Imana iri hano? Fata mikrofone uvuge. Imana irimo iragenda mu iteraniro. Ngenda mubonye mbona umugongo udakora, ariko mushumba nawe agusukeho amavuta, ntabwo uzongera kugira ikibazo mu mugongo. Shyira kuri mikrofone uvuge. Abe naje kugwa mu kigurika kaguru. Icyo kibazo hari n'umugongo nawe bigira ikibazo. Nano se ureba ubundi bakabarije umugongo kuri ngewe, nuko nano bagore babyibushye nkanjye, ariko ntabateze umwoko umusore nkuri. Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Ko mutavuga cyane, hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Oh, muzamure haleluya. Mushumba araje agusengere, ntabwo humura, birakemutse. Irimo iragenda Imana ndimo ndayibona hano. Ore kanote mukagumeho. Nyamara abwira Imana
Imana ngo naye agenda ku ruhande rwayo yose yo kubaho kwanjye zonamurira amaso kuri wowe wowe mutabazi utarobanura ku butoni wakira ugusanga wese wanyinguriye irembo ry'uruku wowe mutabazi utarobanura ku butoni wakira ugusanga wese wanyinguriye irembo ry'uruku wowe wakira ugusanga wese wanyinguriye irembo ry'urukundo nzogera kuco yavuze nzogera yambwiye kuko kwemana atari umuntu nibese iyo bivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo rya ku buzima bwacu kuri nzogera kuco yavuze nzogera nawe yambwiye kuko Imana ntibeshye iyo bivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo ku buzima bwanje kuri jye umva nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho irimo iragenda hagati muri twebwe kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yavuzeho kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo nubwo bimeze bityo icyo Imana yavuzeho nta jambo na rimwe kuko ari nta jambo maze ngo rihere iyo ivuze biraba yategeka bigakomera ifite ijambo ryawe kuri jye iyo ivuze ifite ijambo ryawe kuri jye umwijima utuma tutareba imbere yo isi yuzuye ibiteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima nawe ni mwinshi umuzira umwijima utuma tutareba imbere ariko nubwo bimeze bityo kuko ari nta jambo Imana ivuga zogera kuco yavuze zogera nawe yambwiye kuko Imana atari
ijambo ryawe kuri jye. ngo Yesu aritegereza abona harimo umuntu abandi babonye baraceceka, ariko asanga Yesu mfiteho ijambo rikomeye. Mwamvugiye ngo amen. Hallelujah. Ese mwanezerewe? Murumva munezerewe? Yesu Mwuka Wera arimo aragendagenda. Mvugira ngo arimo aragendagenda. Mwuka Wera arimo aragendagenda. Ndifuza kuvugana n'uriya mushiki wanjye uri inyuma. Ndifuza kuvugana n'ijambo rito cyane. Ijambo rito. Muhe mikorofone twivuganira akantu kamwe. Ubushakira. Yego. Cyangwa ikintu gikomeye dada. Si nkuzi ntunzi. Ariko Imana irakuzi gutwo nkuzi. Hari umuntu wakobarije umutima. Na nuba cyakobarije umutima. Ariko Imana irambwingira gushumbushisha. Kuko ni umwari w'i Rwanda turagarukira aho ngaho. Ayo geremi? Ari kosa nkoze? Tubibeke uko tubivuze gutyo. Yakubabarije iki? Hari aho mbeshye? Nubwo naza nkakwereka message iheruka ikintu yanditse. Aho kuko uri umukozi w'Imana, uri umwari w'i Rwanda, Imana iravuze ngo ubu ngubu kiva data aragushumbushisha. Hari impamvu. Cya kabiri, ndaza gusaba umushumba kuko uyu munsi genda umuhanuzi, ariko ibimenyetso birakorwa n'umushumba wanjye. Muri ngo muranyumva? Ariko protocol ufite andi mazi mashya atakozweho. Hari umufite amazi atakozweho? Arahari. Ni muyampereze. Ibihe bindi bihe, imyaka igahita, uko yarari kera data, n'uyu munsi niko ari. Jye nari umusore, none ndashaje, sindabona umukiranutsi waretswe. Uyu munsi ndabikora nk'umuhanuzi w'umusaza kandi ukuze. Iyo n'umwaka 36 ndi umupasiteri. Dada ngiye guhana amazi. Impungenge wari ufite zishire. Cyamvuze bacyumvise. Uhereye none ntuzongera kuribwa iteka ryose. Hari aho mbeshye. Oya vugira mikrofone ngo urambeshye, twe turi hano. Ikindi cya kabiri, umuryango wanyu kubyara si ikiboroheye. Ndabeshye cyangwa simbeshye? Hano hari Imana cyangwa ntabwo ihari? Ariko mwagize ishyari cyangwa mufite ishyari mwebwe? Imana irimo irareba abantu. Hari aho nkubeshyeye? Abasazira mu rugo bangana iki? Akira amazi yangu nona. N'umugabo w'umunyakuri yapfundure. Mana nyiri cyubahiro. Arakotuta mandesai. Ibi byose birangire mu izina rya Yesu. Amen. Imana igukingire Maria. Hano hari Imana cyangwa ntayihari? Hano hari Imana cyangwa ntayihari? Irahari. Mukobwa wanje, kandi Imana iguhaye akazi mu buryo bwihuse. Yasomye. Numara kukabona, ukimara kukabona uzaza ushaka umushumba, uzaze kureba jewe kuko ndi n'abakora mu mavuta y'umushumba nasanza. Uzumureba gusengera kuzakurindiremo. Kandi muri ako kazi
uzahuramo n'umuntu w'ingirakamaro mu buzima bwawe. Kandi nkubwiza ukuri, sinzi icyo wize, ariko nabona gusa nk'ukora mu mafaranga. Wize iki? Hari kurira wize iki? Ko nawe ukora mu mafaranga, ubundi wize iki? Ibintu by'amahoteli. Nyamara ndagira ngo ubwize ukuri, uri umukobwa uciriritse, uri umukobwa abantu bafata uko biboneye, wowe uzakora mu mafaranga kandi na hoteli uzayitunga mu ayo mazi gusa, kuko warasuzuguritse. Hano hari Imana cyangwa ntayihari? Ngo Yesu aragenda agenda. Mwana, ayo mazi ntuyanywe jugujugu, uyanywe gakeya intama nk'eshatu, ubundi mu gihe batakureba, mu gihe batakubona, uze guteraho agasimari munsi, ubundi ugenda uyakwiza harya hose, ariko ntibibagirwe na wa muntu ukubangamiye, uyamwoherezeho. Byose biremera. Ahantu hari Imana we, mwazamuye haleluya. Ngo Yesu yinjiye, Yesu yinjiye, abona harimo umuntu unyunyutse iki? Ni ukuboko kumwe, ntabwo ari abiri. Yasigaranye ko kurya, ariko abura kumugisha. Mwibuke yuko icyatumye Yosefu agira umugisha, ngo yari afite ukuboko kwiza. Ngo Yesu amurebye, ngo abafarisayo batangira kuraranganya amaso, ngo turebe icyo Yesu amukorera. Ngo Yesu aramuhagurutsa. Vugira ngo aramuhagurutsa. Umuntu Imana igiye gukora igitangaza iramuhagurutsa. Muzibaze impamvu umuhanuzi uvuga ngo haguruka wowe, hari impamvu. Ngo amaze kumuhagurutsa amwigiza hehe? Uyu mugabo wamuhaye isaha, mugabanye volume y'umuziki noneho biba bikomeye aho ngaho. Mugabo wamuhaye isaha, urupapuro rumeze nk'ideni ufite, niryo bakurimo cyangwa niryo ubabereyemo? Mbonye kandi si urupapuro rujya gusa nka sheke ukwa. Rero Imana iraryishyuye, kuko mbonye. Erega haguruka, haguruka. Ese wayimereje gutya? Nabibonye gutya. Abadafite ishyari mwavuze ngo amen. Amen, amen. Yesu amubonye abigenza gute? Aramuhagurutsa amwigiza he? Imana ikwishyuye ayo mafaranga. Icyo bita mu Cyongereza as soon as possible. Kuko uwo muntu ntabwo ari inyangamugayo, yari kuzavuga ibindi bintu. Cya kabiri, nawe iguhaye yawe bwite. Yewe hari ibintu ndimo mbona hano mu rusengero, ni mu ntabari. N'ubwa mbere nje mbonye abantu ba hano, ariko wagira ngo waye nk'umwubatsi ukuntu, ntabwo mbizi. Ibintu byo gusa nk'inyubako mbona imbere yawe ntabwo mbisobanukiwe, ariko Imana irimo iranyereka inzu umeze nk'uyubakisha. None icyo gitekerezo ukumva bizagenda bita, guhagaze imbere wambaye ingofero ugira gutya, ariko nta bushobozi bugaragara. None se bantu muri aha nta shyari mushyizemo, mwamwerekejeho ibiganza ngo ibyo atekereza bisohore. Mubivuga cyane byumva, ariko vuga ngo ndabyakiriye mu izina rya Yesu. Bizakugora ariko uzabigera, ariko iryo deni ryo urarirangije kandi hari Imana ikoze cyihuse. No. I will say I am strong. Let the poor say I am rich. Let the blind say I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich.
say, I can see it's what the Lord has done. One more time. Let the weak say, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see it's what the Lord has done. umurongo w'umunani ngo Yesu amenye ibyo bibwira aramuhagurutsa. Nimumvugire ngo aramuhagurutsa. Vuga ngo Uwiteka arampagurukije. Erega ibyo watura nibyo bikubaho, ibyo uyaturaho nibyo bizakubaho. Ngo Yesu arabimenya ko abantu bavuze. Hari amakuru Yesu azi wowe utazi. Uzi ko Yesu azi amakuru y'abagambanyi bawe, azi amakuru y'ibiguhiga. Hamwe nasomye ijambo rigaragara muri Zefaniya 2:8, haravuga ngo Uwiteka yumvise agasuzuguro ka Benamoni no kwiyenza ko bamowabo basuzuguye ubwoko bwanjye. Umva, hari aho bavuze utari uri ariko Imana yarumvise. Hari ibyo abantu bagambanye utari uri ariko Imana yarumvise. Mwavugiye ngo amina. Vuga ngo nubwo ntari impari Imana yarumvise. Mubivuge cyane, turimo turahanura. Vuga ngo nubwo ntari impari Imana yagize gute? Imana irivugira ngo numvise agasuzuguro ka Benamoni no kwiyenza ko bamowabo ngo basuzuguye ubwoko bwanjye, ngo biha kurenga ingabano. Hari abantu bagusuzuguye, hari ibintu byagusuzuguye, hari ibyakugizeho ijambo, hari amagambo akuriho, ariko Yesu ari mu ruhande rwawe. Unkunda yateye haleluya. Ukunda Imana yateye haleluya. Wa Yesu amenye ibyo bibwira. Yesu azi ibyo bibwira muri karitsiye. Yesu azi ibyo bibwira mu rugo. Ngo nabonye agasuzuguro, ngo amenye ibyo bibwira, ngo arangije aramuhagurutsa. Ngitangira nababwiye ngo iyi Imana ishaka gukiza rubanda igushyisha hehe? Iramuhagurutsa imuzana imbere. Yesu aramuhagurutsa amuzana hehe? Ku karubanda. Ari ukuvuga aramutse hari nta n'ijye mbyivugira. Imana yarabihinduye. Uyu munsi mfite biro mu Kiyovu. Icyo gihe ntaho nagiraga. Mu gihe itoro rya ADEPR ryadusezeraga risanga agenda yifashije nanjye kwinjira muri biro, mfite uko nkora. Uhageze ubona ko hari Imana yana, kuko nakiriye ijambo rya gihanuzi. Haleluya, haleluya. Ndashimira Imana. Nanjye mbonye maze kurya, nanjye shaka undi mupasiteri ndamuremera. Ubu nawe yarazamutse, naye mubwira kuremera undi yarazamutse. Ngo hari ibintu turimo dukora byo kuzamurana mu mavuta. Haleluya, haleluya, haleluya. Mubyeyi, akira inzu mu buzima bwawe, akira gusaza neza mu buzima bwawe, kandi ukomere n'ukuri. Icyagutera ngo ugiye kugitera ubwoba, icyakunesha ugiye kukinesha. Kandi n'ukuri Imana iguhaye ijambo. Ngo Yesu ahagere, reka ngaruke, ntihagire undeba nk'umwibone mwoka byaramwe nkoze icyakime. Kandi abivuze ko byari ngombwa, kandi nawe wakoze kumfasha, wakoze kumfasha. Ninjiye mu nzu ituzuye, umuntu yanyirukanye. Nibuka nari mvuye kwigisha ahantu amadolari 200, ngenda yamwishyura. Nkimara kuyamuha ati ubwo puriyave yawe ise bihuriramo nsohokera mu nzu. Ndagira ngo mubwire ngo hari igihe Imana ishima kujya ku karubanda kwe gukize rubanda. Nahise mbwira madamu ngo kodesha ku buzima kwacu kurarangiye, ntacyo mfite, ariko nari mfite ikibanza kirimo utuzu tubi. Ndagenda ndasaba n'ukuri baranyemerera kubaka inzu. Twayigiye
yiga gutya. Noneho umwana avuye ku ishuri ageze mu nzu ngo daddy ngo what? Abana baramenyerewe kujya mu makaro bakagira ngo na yabo, kumbe ntibazi ko ikaro ryiza rutwa n'icyondo cyawe. Icyondo cyawe kiruta amakaro y'abandi. Mbwira umwana nti mukobwa wanjye humura aha nahawe. Ndashimira Imana nyibamo gutyo bitwa tunyagirwa turaza umwana hagati kubera iki, ariko numva ndi wanjye nibwo nasinziriye. None nkagira ngo madamu byamugushije. Madamu arambira ngo nubwo yari kuba igihuru ndi kukiraramo, kuko uyu munsi ndakubura iwanjye, ndi iwanjye, ndatunganya iwanjye, ndakoropa iwanjye, ibintu byose byitwa iwanjye. Nagira ngo mbwire ngo iyi Imana igiye kugukiza gushyira ku karubanda. Ndashimira Imana ihoraho ko ndi iwanjye. Imana yakoresheje umuyaga kugira ngo inzu nyivugurure neza. Umunsi umuyaga watwaye amabati n'umunsi byahirimye, niwo munsi nubatse ishyiraho n'igipangu, ishyiraho na portail. Ubundi bigeragezo bikuri musi bikwica ni ukugira ngo amavuta yawe agaragare. Mwazamuye haleluya! Goliyati ukuri imbere n'utuma amavuta azamuka, kuko iyo Goliyati ataza ntawe ari kumenya ko Dawidi afite amavuta. Ntawe uzamenya imbaraga zikurimo, ahubwo ikibazo kikuri imbere nizo mbaraga uzanesheje. Twihuse cyane rero, reka dusome ngo Yesu aramuhagurutsa. Ngo Yesu aramuhagurutsa, amaze kumushyira mu bantu ngo barimo biburanya, ngo arababaza ngo ese ni ngombwa ko ku isabato uyu muntu yakira? Ngo bose baraceceka. Harimo ijambo ry'ubwenge. Bose bagira gute? Ko mutavuga? Bose bagira gute? Erega hari abantu bacecetse, batifuza kujya imbere, batifuza kubaho, bifuza ko wahora usuzuguritse, bakubona bakumanitse mu madeni, bakubona wasebye. Ngo bose bagira gute? Kandi bacecekeye he? Mu rusengero imbere. Bose baraceceka. Ariko nubwo bacecetse, Imana yo ntiyaceceka. Mwamvugiye ngo amina. Imana yo ntiyagira gute? Ibaze kugira ngo Yesu abasabe kuvura umuntu, abasabe gukiza umuntu, abasabe kumuhesha umugisha, arambura ukuboko, abari mu iteraniro bose bagira gute? Umva, baceceke, basakuze, babireke, nta kizabuza Yesu gukiza babonye mu bantu. Imana ishimwe. Buri yarangije ngo amushyize mu bantu, aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Bose baryumyeho. Hano hari ijambo ry'ubuhanuzi rikubwira ngo nubwo bacecetse, ariko uyu munsi urabona Imana. Hallelujah. Asifiwe Bwana. Amen. Hari abantu bacecetse ngo utagira aho ugera. Hari abantu bazi ukuri bacecetse, ariko Imana yo ntizaceceka. Ngo Yesu arabareba arababara, ngabona bose nta gahunda bafite, ntihagire uzagushuka, bose nta gahunda bagufiteho. Mwamvugiye ngo amina. Hallelujah. Ubundi ninde watwaje Yesu umusaraba? Ko mutansubiza? Ninde watwaje Yesu umusaraba? Ntabwo wabona Simoni hatarabanza kuza Yuda. Halakosi yaramazi. Ndi kumva nabwira abantu mwese muterano ngiye gusoza ngo habanje Yuda, ariko gutwaza umusaraba araje. Yo, haleluya, haleluya. Yuda yarabanje aragambana, aramugurisha, amuteza abantu, aranamusoma. Ubundi niburuza akagambane kakuriho, hafi hari Simoni uzagutwaza umusaraba. Ntiwabona Simoni nta Yuda waje.
kandi niba Yuda kuriho na Simoni ari mu nzira, mwavuze ngo ndabyakiriye, ariko noneho ngo amuhagaritse imbere y'abantu. Aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Kwari kwaranyunyutse, ntabwo ari ukuboko kw'imoso, kwari ukuboko kw'iburyo, kandi ukuboko kw'iburyo bisobanura gukora kw'Imana. Ariho yavuze Yakobo ngo ni umuhungu wanjye kw'iburyo, aramubwira ngo rambura ukuboko. Aho banze ko akira, aho batabyemeye, ntacyo bamukoreye, ariko umwami w'abami ngo ahagere amuhagaritse imbere y'abantu. Ubu ni ubuhanuzi bukomeye, imbere y'abantu Imana ikuramburiye ukuboko. Haleluya! Aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Harimo amagambo ane. Ijambo rya mbere bisobanura mu kirere cy'abahanuzi ngo ntacyo yakoraga ngo cyemere, kuko hariho Satani yari yaramunyunyuje ukuboko, imugonga ukuboko. Kuboko ntikwakira amasezerano, ntikwakira ubukwe, ntikwakira ubuzima, ntikwakira inzu. Yesu aramubwira ngo rambura ukuboko kwawe. Ndagira ngo ngiye gusoza muri iri teraniro, Imana aramubwira ngo rambura ikiyemwe ukuboko kwawe. Ntabwo wakwakira umeze gutya, ahubwo kwari kurambura ukuboko. Ndikumva ijwi. Iminsi yaguhinnye ukuboko, ariko Imana ikuramburiye amaboko. Iminsi yarakurwanije, ariko Imana ihagararanye nawe. Ubundi icyo bivuze, ubu buhanuzi mbabwiye ni ubuhanuzi buvuga ngo Imana iguhinduriye amateka mu bifatika. That is who you are. Rambura ukuboko kwawe kw'iburyo. Ntegereje umushumba wanjye ngo ahagere, maze dukore igikorwa gikomeye. Mwihangane, barambura ukuboko kwawe. Rambura ukuboko kwawe. Akira ubuzima, akira uburyo bwo kubaho, akira gukira indwara, akira amafaranga y'ubwoko bwose, akira ingendo wari utegereje, akira tayezori y'amasike tayimonabo, akira imibereho mishyashya, akira ubuzima. Bacuranzi mureke namwe nimwakire. Ndashaka gusiga makuru y'umuvandi, makuru ya najua Kiswahili, lugha yako ni lugha gani? Kinyarwanda, Kiswahili. Bano bahungu batatu baraha rero, harimo ugiye kubacika. Amen. Ariko ntabwo abacitse nk'utorotse, ahubwo burya imigisha yije abantu batandukana batangana. Cyo nari mvuze. Ntabwo mwerekana, ariko we ndaza kumubwira twiherereye. Akunda Amerika kuruta uko akunda, nk'uko nkunda ubugari, ariko si hazajya, kuko Imana imujyanye muri Australia. Ntabwo muvuga mwiza, ntabwo muvuga. There is who you are. Yo, narabwiye babikoze. Agiye kongeraho vuba vuba ko tugiye gusoza, dukora ikintu gikwiriye, abantu barambura ibiganza. Asifiwe Bwana, asifiwe Bwana. Ikindi kintu, ntabwo ndi buhagurutse uwo mubyeyi, ariko ahari amenye ko Imana yishyuriye umwana amafaranga y'ishuri wari usigaye. Ndi muri ya ruhande rwo hirya hariya buriya. Niba hari navuga ngo amina gusa yakira. Ariko uzi kwifuza ko umwana yiga hano, mpamvu bivuze afite abandi biga mu ishuri yumva yifuza, ariko hari undi byananiye ko amujyanayo. Imana irambwira ngo abana bashyize mu ishuri rimwe,
nicyo bisobanura ubundi. Hallelujah. Hallelujah. You raise me up. You raise me up. Actually, muri note y'abasore ndi umusaza. You raise me up. You can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I'm on your shoulders. You raise me up to the knocking. You raise me up. You raise me up so I can stand the mountain. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up so that I can. Wabararanganya mwamaso lekotaya mandesika abararanganya mwikiyemwe abari banze kuvuga yuko yamukiza, abari banze kuvuga yabona inzu muri Kigali, abari banze ko yatera imbere, abahoraga ngahora mugaye ukubako, abatashaka akora ubukwe ngo Yesu abararanganya mwikiyemwe. Yesu narebe biguhiga navuze ngo amina. Abararanganya mwiki amaso. Abararanganyamo amenya abarozi, amenya abagome, amenya abagambanyi, abona bose bacecetse, abona ntacyo bakora, abona ntacyo bavuga, abona byose barabyihoreye. Aravuga ngo nubwo mubyihoreye ariko genda murangura ukuboko. Ubundi amagambo atatu akomeye batabyemera, babyemera, batabishaka, babishaka, batabyumva, babyumva. Uyu mugoroba Imana irambuye ukuboko kwawe. Nimushyigikire ngo irambuye ukuboko kwanjye. Ivugira irwaneho irambuye ukuboko kwawe. Yabarebye mwamaso hori yamaseka arareba. Ikintu cyambabaje bari mu rusengero, ibaza abantu banze ko umuntu akirira mu rusengero, abara lokotama senere. Ndimo ndamubona agenda arimo arambura abantu impapuro z'amadeni akabaha ubwishyu. Ayezoteka nukuri hari abantu bane hano mu rusengero bari bahangayikishijwe no kwishyura amazu bakodesha, ariko Imana irambwiye ngo iciye ako gasuzuguro kuko iguhaye uburyo. Dara zamanirata uri wewe narose ubugingo wa mbere, isoko nziza kuri wewe. Niho nubakiye iyo utabashe ari hafi yanjye, ugiye cyumwiza uwumbera
umuco yegutabaje uriya fiya mugiye tubiza ubumbe umuco gitandara kuri wewe narose ubugingo reka mbabwire ngiye umushumba turahaguruka ariko tongera kwicara twahagurutse uwumva akeneye ko arambura ukuboko ariko hari abantu twahagurukije hano uyagiye guhita akira ko Imana irabikora hari umusore Imana yerekanye ko arwaye umugongo nari kumwe urwara abasaza nkanjye uriya mubyeyi byatunganye atabyatunganye nawe ariko ndi kumva kino kiganza bagiye kurambura rongewe ngiye gusoreza ku ijambo Imana impaye mushumba mu mavuta yawe nakoreyemo hari ibyo Imana igiye gukoresha hari abantu Imana igiye kurambura ibiganza wakoze kuzana amavuta azotu ayo nabaye imyaka yanjye ntemera kuvuza induru ariko nta kundi n'abafana b'amakipe bavuza induru uzi impamvu numva afashijwe Yesu yamubonye mu bantu mwavuze ngo hehe irangije amuhagurutsa hehe yamubonye hehe imuhagurutsa hehe imushyira imbere y'abaki imukiriza imbere y'abaki imbere la basiemo taile mamba aiko taile basindera basailemo yamubonye muvuga cyane murabango yamubonye hehe muvuga cyane byumve yamubonye hehe imuhagurutsa hehe imugahagarika hehe imukiriza hehe muhaguruka mwese dusenga Imana mushumba wacu rekosipe taminewe nanyuzwe kuko ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye akashigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurandose ndanyuzwe ndanyuzwe kuko ngufite n'amahoro ndashima cyane yambonye akashigikira ndeba hirya ndeba hino urukundo rurandose mugihagaze sinzongera kwiganyira urukundo rurandose umushumba agiye gukomeza adufasha tako simandetaye yamubonye hehe ndashaka mwihanurire mugiye kubisohokamo Yesu yamubonye hehe ariko ubundi bwa mbere yamusanze hehe mu rusengero ubwa mbere yamusanze imubona hehe imuhagurutsa hehe imushyira hehe imbere y'abaki imukiriza hehe akira gukira imbere ya bene so akira gutabarirwa imbere y'imiryango akira kurengerwa mushumba wacu ndashoje ugiye gucuranga la kosipa kuko ngufite n'amahoro ndashima cyane ko wambonye akashigikira ndeba hirya no hino
amahoro ndashima cyane ko yambonye akashigikira yamusanze mu bantu, yamusanze mu bantu, yamukirije mu bantu, yamutabariye mu bantu, yamurengeye mu bantu. Niko nawe ikurengeye, niko nawe igutabaye hagati y'abavuze ngo lamaseke taraba yo Neba hino urukundo rura ngose muriro w'Imana lokesa mandeba yo ndagira ngo ubuzero gake mushumba agiye kuza mu kanya gatoya aguhesha umugisha ukomeye, kuko ndi kubona marayika agenda akuramburiye ukuboko imbere y'abakuvuze, akuramburiye ukuboko imbere y'abaguhemukiye, akuramburiye ukuboko imbere y'ibitero warwanaga nabyo, akuramburiye ukuboko kw'imigisha kwari kumaze iminsi kwihinnye, ntacyo wakoraga ngo cyemere, ntacyo wagenda ngo gikunde, ariko soko tarabasimendia. Rambura ikiganza cyawe umushumba yinjire muri gahunda ze, rambura ikiganza